maze rero nyagasani wowe urukundo ruzima tugushimiye urukundo waduhaye kandi tugusabye kurudukomereza. Amen. Dusabe bagana yacu bari mu ishuri rwose bazigisha abawe maze kuvuga ndetse n'ibyo bose ushaka kumenya yawe utabashakanye n'agaragaza Jesus,
mujye mukundana nk'uko nabakunze. Dusabe Nyagasani Imana yacu, twebwe amaze gusangira ku meza yawe, urakwinginze ngo y'abageni ntakirutisha. Nyagasani Yesu n'abandi namwe Nyagasani Imana Data ushobora byose n'abasendereza imishya n'ihirwe abahera umugisha mu rubyaro rwanyu. Umwana w'ikinege w'Imana n'abageni muwawe bahure hafi, haba mu mahirwe cyangwa se mu makuba. Roho Mutagatifu w'Imana urasakaza urukundo rwe mu mitima yanyu. Namwe mwese bateraniye hano, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. kugira ngo mbanze kwitegereza, ariko by'umwihariko nubwo najya kure bwose n'ubundi sinkireba, abo umuhungu wanjye Aimable andebe nimba kuko hanyuma naza kubona ari we baze kuzamura ikiganza, nabona atari we ibiganza bigumishe hasi, ubwo naza ko gutuma kugira ngo nabona ko ari we gasa hari ikindi. Inkuru yanjye yateye nari ngize impungenge ngira nti wenda araza kuvuga ngo twazanye murumuna we, ariko nkibona akimukubita amaso nahise nsubiza agatima mu mpembero. Reka rero nshaka hogi hanyuma murakoze. Uyu musaza byishimo muke ibyishimo mufite, murakoze. Ariko ntabwo ari zo, ngira ngo n'abatari hano barabona amakuru meza y'ibyabereye hano. Aho tugaragarize uko igikoni kizaba giteye, umwari uko asa, ugaragaze ko ari ukazakorosa. Ikiganza duserukane, wowe wahize bose, ubona mu marembo nkiyumanganya, nk'icyo gicara umugabo uganje mukwe.
udafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi umwari ubahiga bose dutambuka tutanyuranye mu byishimo bidacagase wabaye ikinege imfura nawe ncura umuntu adashobora n'uburwayi ntawariye imbuto bagira ubuzima bubi uburwayi nyaza buri munsi ati iki ni ikimenyetso cy'igicura k'umugeni mwaduhaye yanyoye amata kandi azayahorana amata atazigera abura mu muryango gutura muri uyu munyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora itazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye nzahora nirata yanjye roho yanjye nzirata roho yanjye roho yanjye roho yanjye roho yanjye roho yanjye nzahora nirata roho yanjye roho yanjye roho ariko wenda mbere y'uko duturuka hano tumanuka nagiraga ngo kubera ko hasa naho harimo akagendo gatoya nagiraga ngo nk'uhe kanozangendo tuzakomeza tuganire murakoze cyane kandi inama rero aho ndagira ngo bankundiye abana bigira hejuru batujya imbere hanyuma noneho bagiye kutwereka mu rugo rwabo rwose iyo amahoro igumisha Imana data na mwana na roho mutagatifu Imana data na mwana na roho mutagatifu ndakuramutsa Mariya
Yesu umwana wabyara asinze Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urabidusaba abanyabyaha kuri n'igihe kizapfira mwamikazi kibeho izina ry'Imana Data na Mwana amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze utateshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano utitara umwirahira umuririmba iteka none uramusize babonye twinjira hariya nta kidasanzwe ni ibisanzwe dusanganywe mu muco nyarwanda ni ugutwikurura abana twaba twikuruye ko kandi byiza uko mwabibonye dusaba ngo tuzabahekere twazanye ibishyigikira urugo rw'abana kugira ngo tubonye twazanye inkwi umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we amahoro we amahoro meza amahoro amahoro we amahoro meza amahoro murakoze nyakubahwa burya baravuga ngo akikeza akikurwamo n'umunyabwise mfasha mukandebera kakabambo kanjye hanyuma nkambuka mwogo nkambuka nagako tugira n'umugezi bita Rukarara iyo ni imigezi nambutse kandi nka tugeze mu matahira mfite abugarizi data yampaye ntaza kubatindana bityo zikabura abazikamisha cyane cyane ko mfite n'abakobwa babatereka amata ku ruhimbi bakwiriye kujya gutereka n'ayo mata ziri bukamwe uko zirinikizwa bityo ni mu ndeka akabando maze ngire mbandanye murakoze by'ukuri nubwo turi mu rugo rw'abana ariko buriya byanze bikunze iyo umuntu yashinze urugo ntabwo aba akiri umwana urwo rwose ndagira ngo nsabe Aimable hejuru wasanga wenda ibyo twamukoreye atabyishimiye n'ubu twicaye hano atatwishimiye ubwo ndagira ngo tubwire buri byishimo tugaragariza ibyishimo bifite murakoze 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 n'amabirisi ahaguruka n'amabirisi yananiwe se amabirisi murakoze
urakoze mu by'ukuri nabanza gushimira cyane ku buryo bukomeye abantu baturutse mu majyepfo ya Kigali n'ahandi hatandukanye ubundi kuri njyewe n'ababeshyi uburyo ibintu byagenze ntabwo nabitekerezaga cyagenze neza cyane neza cyane mwagezeho ubwitange bukomeye umuryango wanjye wamfashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'abavandimwe mu buryo butandukanye kuko mu bikorwa bitandukanye by'ubu kuba bigeze kuri iyi finale kandi uruhare rwanjye ni 30%, indi 40 ni iyanyu, indi 30 ni umuryango wanjye. Kuri Imana yamugisha mwageze neza, turabishimiye cyane. baca umugani ngo nawe uherekeza babeshwaho wowe ni wowe ugenda wa Yesu wangiriye ubuzima zagusingiza ni wowe mugenda wanjye Yesu wangiriye ubuzima zagusingiza. Turagushimiye Nyagasani, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye waturi mu ntangiriro z'ubuko kugeza ubu ngubu tugushoboje izina ryawe ntabwo Mana yacu nk'uko Sara na Tobi basenze bavuga Mana ngo uzatugeze mu zabukuru tukiri kumwe, natwe tuzasengeye kugira ngo bazagende mu zabukuru. Mana yacu rero gutandukana ku buryo bw'imibiri, ariko twakugize ngo roho zacu komeze kugeza hamwe, maze ikiruta byose maze nk'uko twateraniye muri ubu bukwe uzaduhurize n'abawe mu ijuru. Kwereka rero abavandimwe baje hano mu bukwe bagiye kwerekeza hariya mu karere ka Huye, bagiye kugenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, turakugize kugenda imbere nabo bakugenda inyuma, kandi turakugize ngo natwe dusigaye tugarane amahoro, maze ibyiza bibe uko bishaka na Yesu Kristo umwami wacu, ubaho Imana Data na Mwana Mutagatifu nk'uko rusanzwe iteka none n'ubundi byose. twihera umugisha wawe ku izina ry'Imana n'Umwana wawe Mutagatifu. ugukuye mu rugo iwanyu uramuzi shenge nirwego mu bahizi sombuka umuguranye so